ariko mbega mabuja umuntu waririye amafaranga Sambye ryari nagurije boss kwewe ndumva ariho umuti wahita ukorwa nimba ushaka amafaranga urakambakamba Peter Germany kuzindutse muri iki gitondo wambaye neza ugiye za boss kivuka santere nyine ningiye kweza amafaranga ndi nakugurije musubyutse unyisha muri iki gitondo Papa ndabona rero umaze koroherwa pe. Ndabona bimwe biragenda biza ariko situbwire. Ubundi byagenze gute? Bwira bagukubise baguhoye iki kugira ngo tunaye ko twabajyana no kuri polisi basi tukarenganurwa. Bamuvuye bagiye kubona mbona abantu babaraje baramfata barampondagura hanyuma nanjye ngerageza kwirwana urabizi ko nzi gukubita nka jetiri hanyuma umuntu arazenguruka inyuma anjomba ikintu hano hanyuma numva ncitse intege ubundi barampondagura banjugunya aho ngaho mubyeyi rwose hangana ako se nje yari ibintu burabintangaza ubundi baguhoye iki bamuntu icyo naje kumenya nyine ngo nta kindi babonaga ngo babonaga ndi umuntu w'umukire ufite ibifaranga ngo amafaranga bashakaga kunyambura hangana kaje tuvugane gato ceceka se cyangwa nyine kwirukana muri iki gitondo ese ubwo unyirukaniriye naba mwirukaniye agasuzuguro kawe boss ariko abandenganyije icyo nshaka n'amafaranga amafaranga yahise ubundi umyishyuze sinakubwiye igihe nzayaguhera boss rero warabije ko ceceka se nyine ndabaza mufitanye ikihe kibazo mwembi gituma ujya gufunga umunwa wa manyo gusa ibyo wowe birakureba ubundi nibyo ubonye nyine sobanura nyine mbonye ko umufashe umunwa umufatiye icyumuntu nyine nuko usanze afite ikibazo kinini ufitanye ikibazo nyine boss nindi kumwaka amafaranga ase we ngiye nawe tugirana ikibazo kimeze utangiye we ugirana ikibazo cy'amafaranga ya manyuwa numva kwa kana genda mwagura iki we namugurije ntabwo yabikubwiye se bamugurisha amafaranga ugiye kuyakoza Jesse nguza abakozi kuko habaye iki ahubwo nsobanura nyine impamvu ujya kuguza amanyuwa amafaranga tugenda harahije ya twari turaho nyine nawe urabyumva ijwi ryaragarutse ya ni igipfuko nyine mfite ko nuza kwitama ariko ntabwo ari ibintu birenze urabyumva nyine ijwi ni nk'iry'abakire twari turaho na business ziragenda neza nta kibazo okay ya nibyo ya kugusura byo nzagusura dore yuko tutari tunaheruka tuzarebe n'uburyo twica igisiga dore yuko hari hashize igihe kinini tutakica sawa tuzasubira ubwongo bwo nyine yo boss kujana ya masaha noneho habaye ikira ako boss mfite inkuru igurishwa muri no minsi haba hari inzoka wishera kutavuga se ese ko manywa yambwiye ngo wigeze gutegura ikibando n'umuhoro n'icyuma wari ugiye kubimarisha iki abana wanyihoreye se ubundi mabuja ari hehe ko noneho ntigeze mubona ariko iki muri
ayiwe sori baburica umuntu kandi ayiwe barani soni ajugira mutangiye kongera gukinira agahindi wanjye urica umuntu agahinde nta soni ngano no muntu inyuke murengo n'umurongo baciye mbere kuko intamba zambarwa icyuma murica umuntu ngo turenge umurongo aranyishe we ndamundenge none ngiye sinzavu ariko sarize ntabwo ni ubundi nashatse umugabo cyangwa n'umwana uzi ko umeze nkaho uzanira abana bavuga ngo ureka ntazavu guma se widukurikira cyangwa nanjye ngo wondagure nkwishyura ibyo wankoreye Uswa mwatwibagiwe uyu so mube muretse gato ukansobanurira rero icyo musaza wanjye yaragaramye yarakora mwamuhinduye se mva wamuhinduye uturuka hehe umva we uzi icyo ndi cyo hano ntabwo mwandenga umusaza wawe icyo yararyamye hasi niba yarabaye umusazi genda ibimubaze bebe wihorera mu misatsi umva we gasuzugura gato ushobora kubwira inshinzi y'iwanyu ikava mu muryango tukije barabona ubushinzi bayisaburi ariko burya nanjye ntabwo ndasigaye ngana cyose tugaragaza twigaragaza munyanyicire n'inzara ko sheri we ko nta soni ufite mu by'ukuri ndende ngenda guhamagara inshuro zingana gutyo ntunanyumve ariko ntabwo nari nakumvise ko maradamu ku mutwa tipe komporoti ku musela ntabwo nari nakumvise ni ukuri naho ngo muhera muca amazi abantu ni ukuri nubwo bose nari nakumvise ntabwo wari kwitwara gutyo ntabwo wari kunyakamaye gutera gutyo niko gajo mubaze ubibona so ndi muntu numvishe ugiye kubateza ingaro umwaririye amafaranga noneho ntabwo ibyo by'amafaranga se kandi bivuye hehe rero wari uzi ko ngo nabizi wari uzi ko nabizi umusaza aza hari adutera injuga tubeshya ukuntu nyine ngo yarwaye urabira n'ibyo nyamara ibyo bintu urimo uravuga njye sinzi aho wabikuye niko iso arwaye kubera abatekamitwe cyangwa arwaye kubera iyihe mpamvu bwira ubundi ikijyanye bimeze biti noneho papa ikintu tugomba gupanga ni iki kimwe cyonyine ni uko ugomba kuza ukarwarira ahangaha mu rugo rwacu na kabuta ari kabuta umugabo wanjye uri kunyumva neza ntabwo azinjira amenya icyabaye gusa uceceke urimire no mu nda mbese rimenywe n'inzoka yawe byonyine naho ubundi nta kindi dufite kuvugana kuko haramutse hagize undi ubimenye yuko ari amafaranga y'uriya mugabo noneho ukaba atangira kukugenda byaba ari ibibazo kuri ntabyo uzi okay reka nze nkwereka aho ngiye kabutumbera mubi sibyo reka nze ngende muri dushobora ndananiwe sibyo nimva dushe nze umpereza igisubizo nutakiba ese rero jya nkubwire ibyo nazi afata ndaki sibyo nutakiba wowe naso iwanyu ngiye kabuto ndavuze nutabikora nta bindi bintu ntabwo nzi ko kabuto umugabo wanjye arakora ni intare none ibyo mbona agasuzuguro ruga koronejwe ruga oh my god nabira ni ikimba mbona njyewe amagaye ngira ngo ni black okay kuryama hasi nk'ihene nk'intama nk'ingurube birabivuze iki none sari icyo utabashije kubona nyine njye uramuzamu kuri gate njye amagaye arambwira ngo bimeze nabi hano kwa bro ndaza bira n'ibikimbonye nyine umugore yamaze kunanira burundu ngewe nawe ari kubigiramo uruhare yaci inyuma n'umukozi hari icyo utabonye my god mvana no bro reka nzane plan B ngiye kubwira ikintu uragendera ku mategeko ngiye nguhaye kuko ndabona uriya mugore yarakubwanjeje sibyo
azi ko yadukiye noneho uzi ikintu turi gukora twituje hanyuma namara kumushiraho tutumwirukana bro nakundi byagenze sibyo bro ubyumvise ute Mugambi n'ubu. Kado! Kadogo! Karame. Namubwiye. mabuja nakwitabye Ariko urabyutse. oya Shara yamubwiye. Shira inzara. Mabuja ngucire inzara reba boss ejo bundi yaranyisha nkubitaguye wihangana. none ngo ngucire inzara ibaze none ansanze ndi kugucira inzara. Mabuja ntabwo nabyanga nyine dore ni nawe umpemba ku mabuja njye mbona uri n'umwana mwiza. Aha rero uhace neza hari urwara rwa sisi. Kano. Ega mabuja wowe bishatse wananyongeza. Ntabwo nakuba gatatu maze. Kuko mabuja Ega nitwa Salisa. icyo ngukundira ndagukunda shaho. Biba byanandenze. Ariko boss ni umugome. ariko bosi ubu warakuwe ibintu mabuja na Kadogo bambereyemo. Tunyongeza. Manyu wawe. Karame mabuja. Mu bicyatsi ko numva bivugisha. Ntabyo nari ndi kuvugira kuri telefone. Ntukajya unzana iyo mitwe manyu. ya bibaye ngombwa ko niyizira nyuma y'igihe kinini dupanga ngo kaje tumushimute nkabona bigenda bipfa koko se kwa muganga navuyeyo nakize urabibona nubwo wenda ngifite igikomere ariko ntabwo byambuza yuko twakora akazi. Yahaye. Icyo gikapu se mbona wazanye. nyine nawe urabibona irebere nawe ihera amaso. Kabuto se natwitambika. abe kabuto abe nuriya ngo ni sebukwe uzatwitambika wese tuzahita tumukura mu nzira.